Tambuka gikobwa haranira iryo kamba wihesha agaciro mwana wanjye indangagaciro z'umuco nyarwanda zizakubera iteme rigutembesha hirya iyo mu mahanga nugerayo ushenge uzaratire bose ibyiza by'u Rwanda. Twongeye kubaha ikaze abakunzi ba Diamond TV nk'ibisanzwe official. Mu minsi ishize nabakoreye inkuru ku mukobwa bita Niyigena Janine bo mu karere ka Rutsiro uri kwiyamamariza kuba Miss. Niwe mukobwa wa mbere mu karere ka Rutsiro ubaserukiye. Nari nabijeje ko nzamubazanira no kuri kamera akabibibwirira we mumwirebere. Uyu munsi rero twabikoze. Janine tuguhaye ikaze. Hano ndajya tuganira utubwire uburyo cyo bafashe icyemezo cyo kwitinyuka. Abantu benshi bavuga ko mu karere ka Rutsiro ngo nta mukobwa mwiza ushobora kuba Miss. Wowe igitekerezo cyavuye hehe? Yewe igitekerezo cyavuye ndi umwana mutoya nakuze mbikunda uko Miss bacika kuri televiziyo ntabare bangomba ndabikunze mpitamo rwose ndavuga ati nsoza amashuri nanjye nzitabira irushanwa rya Miss Rwanda. Warabikoze ni byiza wamaje kwiyandikisha? Nabisoje ubu ku cyumweru nzajya mu marushanwa. Ku cyumweru gitaha? Cyane. Ndumva witeguye n'uburyo ureba rwose umuntu abona ko witeguye. Ni byiza rero abantu benshi bose barimo bambaza ati ariko Janine ni muntu ki? Ngahibwira abantu muri make. Janine ni umukobwa utuje ufata intego, iyo ntego akayigeraho kandi ntajya acika intege mu buzima bwe. Ikintu atsinzwe ntabwo agifata nk'ikosa ahubwo agifata nk'isomo. Urakoze Janine, ndumva ari byiza ariko ndashaka wibwire neza umwirondoro natanze mu kiganiro cyatambutse. Abantu bashaka kugira ngo wenda narababeshye tagira none ubibwire neza babwire Janine muntu ki wizehe gutyo kugeza uyu munsi. Amazina nitwa Niyigena Janine navukiye mu karere ka Rutsiro umurenge wa Mushubati akagari ka Bumba mu mudugudu wa Kamushoza. Amashuri abanza nayize kuri école primaire ya Bumba. Nkomeye sinacitse intege naratsinze mbona amanota meza njya ku kigo cyitwa Groupe Scolaire Saint Pierre Kivumu naho ndatsinda nkomeza mu ishuri nderabarezi riri Rubengera mu karere ka Karongi. Sinacitse intege nibwo narangizaga nahise nkomeza muri kaminuza iherereye Nyamasheke yitwa Kibogora Polytechnique mu bijyanye no kwigisha indimi Icyongereza n'Igiswahili. Ngo Janine rero mwumvishe ko ibyo nababwiye mu nkuru yabanje ari nabyo nawe asubiyemo. None se Janine akarere ka Rutsiro koko kwavuga ngo nta bakobwa beza babayo nawe wemeranywa n'abivuga? Abakobwa beza barahari bafite umuco bafite ubwenge ni bimwe mu biranga ba Miss Rwanda. Ahubwo icyo batinyaga baritinya bakumva ko nta mukobwa mu Rutsiro wajyayo hajya Kigali gusa bakitinya. Rero nanjye ngendo kubahagararira rwose mbatinyure bumve ko Rutsiro rwose nako dushoboye. Uje gukura ako gahigo ibyo bintu abantu bavuze ko mu Rutsiro nta bakobwa beza bahaba wowe rwose Janine uravuze ati ngiye ibyo rwose ndabisibye mbikuyeho. Hari akarere kabi kandi wapi? Ntabwo ari kabi nawe nakagezeho nabonye atari kabi nabonye gafite ikirere cyiza. Hari n'ahantu heza abantu bakora ubukerarugendo ndabeshya? Hari dufite Mukura Forest na Gishwati. Yego. None urasaba iki abandi bakobwa mu Rutsiro rero nyuma yuko witinyutse ukiyandikisha abakobwa bandi wowe urabasaba iki? Icyo nasaba abandi bakobwa rwose mu yandi marushanwa azatambuka mu yindi myaka iri imbere bazitabira rwose. Nta kintu muri Miss Rwanda bagenderaho upfa kuba ufite icyizere rwose uri umukobwa w'umunyarwanda. None urumbwira muri make nk'intumbero uri kumva ujyaye muri Miss Rwanda umwaka 2022 intumbero yawe ujyanye n'iyi? Intumbero ndayifite kandi izagirira abanyarwanda akamaro ariko ntabwo nayivuga nonaha haracyari. Udakopeza abandi ibyo ntuyivuge rwose. Ikamba uramutse uritwaye rero ni iki rwose cya mbere wumva wazakora? Ibyo nazakora biri mu mushinga nateguye. Biri mu mushinga ubwo ni ibanga reka tubigire ibanga kugira ngo utaza gukopeza abandi. Ndagushimiye rero ngenda nifuje ko kugira ngo nkwereke abakunzi bawe ko ibyo nababwiraga byari ukuri
nifuje ko uyu munsi dukorana ikiganiro gitoya ariko ejo numvise ko waragiye ku Kibuye ese byagenze neza nagiye gukoresha shoot rwose amafoto ameze neza amafoto ameze neza abakunzi banjye barambwira nifotoza amafoto rwose ku mazi rwose nayabaza ubu wakoze noneho ku buryo amafoto yose turi buze kuyashyiraho murayabona rwose abakunzi ba Diamond TV Official murabyumva ibyo Miss wacu Janine arimo avuga nuko none amafoto hari yose ndabasangiza muri iki kiganiro nikirangira none urasaba iki dusoza urasaba iki abakunzi bawe icyo nsaba abakunzi banjye ni uko igihe gutora bizaba byatangiye rwose muzanshyigikire ubundi ibyo byiza n'abateguriye rwose muzabibona kandi ndabizi bizatunyura nk'igihugu cyacu muri rusange urakoze cyane rero Janine nawe ndagushimiye nanjye mu bazagutora bwa mbere rwose si bya bintu byo kubeshya abantu nanjye ndimo mfite abantu benshi tuziranye inshuti nyinshi mfite amagrupe menshi mbamo ndabasangiza iki kiganiro ku buryo twese ku munsi wo gutora abakunzi ba Diamond TV n'inshuti zanjye bwite rwose uyu Janine yumbereka mwese muzamutore nakagaruka rero kuri Diamond TV Official ciao ciao